imbere y'ikibazo muri kumwe iguhindura Imana, imbere y'abakurwanya iguhindura Imana, imbere y'abakonikoni iguhindura Imana, imbere y'abatizera abizerwa mutware batera haleluya akira. Shaka kurema, shaka kwatura imbaraga zikomeye, muzakire mu izina ryayo. Kabiri iravuga ngo kora mu gituza, koramo ahinduka umubere, ngo akuyemo ngo arabibona, yaba gusubizamo ikiganza gisubizamo ibibembe birakira. Namubwira ngo hereye nona Imana ikuniga ikaguhamba ntube ufite ahantu wayiregera. N'imiryango igafata ku munwa mukareba gusa mugataha, mukabafata mugatate tumwe soda dutaha. Mbega Imana, Mana uri hejuru y'amajuru tuguhaye icyubahiro. Mana tukuramburiye amaboko witwa ndiho. Uravuga bikaba Mwami shyirwa hejuru, urategeka bigakunda shyirwa hejuru. Iyo wakinguye nawe ukinga shimwa, iyo wakinze nawe ukingura. Tugukomeye amashyi, tukuvugije akaruru. Uriho uzahoraho icyubahiro kizaguturuka. Yari yatanye ntiyamenya agomba kubara asifeza ni inkuru za Isiraheli. Murabyutse bajya mu Egiputa, byari biturutse kwa Aburahamu. Mumurikiranye ngiye kuvuga ibintu bikeya, ariko aho nza kugira ngo mbaraho ndasengera aho ngaho, ejo nzace mbanda cyo bitwaye igikuru ko mfite amakuru y'uko uyu mugoroba Imana iri gushyiraho iteme. Uyu mugoroba Imana irashyiraho iteme, abantu barambuka. Ababisirayeli bageze mu Egiputa muzi uburyo ki bagiye, hanyuma bamazeyo igihe kirarenga, kimaze kurenga, ariko Imana itegura uzajya kubakurayo. Ahangaha ni ibintu bitangaje cyane. Yateguye umugabo witwa Mose, murabwibuka. Uyu Mose ndamukunda mu bagabo, mu bagabo nkunda Mose ndamukunda. Mose ni ukwikose ndamukunda, ni umugabo w'igitangaza, ni umugabo w'amateka, ni umugabo w'amahame, ni umugabo wajaje, ni umugabo. Reka mubwire mu bintu bitatu biranga umuntu uzakomera. Icyambere, Imana imunyuza mu bikomeye bitandukanye n'iby'abantu. Uyu muntu azakomera, kandi umuntu uzakomera nawe wamunyuzaho iriya mashini itsindagira imihanda, ntabwo apfa, arababara ariko akabaho. Umuntu Imana izakomeza uri ku mugambi w'Imana, iyi mashini itsindagira imihanda wayimunyuza hejuru ntatwike, akababara ariko akabaho. Kuko umugambi w'Imana ntumva ntikunda. Uyu Mose ni umwe mu bagabo batangaje. Bibutse nk'ibintu bibiri cyangwa bitatu byanangaje kuri Mose. Icyambere, Mose niwe wenyine waje ahuje na Yesu ibintu birenga 12. Icyambere bari bahuriyeho ni abagabo bavutse mu gihe abami bari bashyizeho itegeko ryo kwica abana b'abahungu. Yesu yaravutse badashyiraho itegeko ati mwica abana b'abahungu guhera ku myaka 2 muhitane, n'uvutse ako kanya muhitemo umuriga mutarebye ngo ni iki. Yesu abaho. Mose avuka mu gihe umwami yavuze ngo mucunge umuheburayo kazi najya kubyara muhite mwica umwana w'umuhungu. Kandi mureke mbabwize ukuri, aba bana impamvu